Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Reka uyu munsi tuvuge ku kintu cy'ingenzi ndetse kinateye ubwoba cyane. Tubayeho mu isi igoye kuruta wenda uko abakurambere bacu bari babayeho, kandi ni ngombwa nyine kwita kuri buri kintu cyose. Hari ukuntu wenda ibintu bimwe na bimwe tutabyitaho, ariko ni ngombwa kwita kuri buri kintu cyose. Uyu munsi reka tuvuge ku kuganiriza urubyiruko rwacu, cyane cyane abadolesa. Wa mwana wawe wari ufite ari muto yimuteruye, ubu yarakuze yabaye inkumi, yabaye umusore. Rero ni ngombwa uko imyaka ihinduka, uko umubiri uhinduka, ni ngombwa ko umuganiriza, cyane ko tubayeho mu isi itoroshye na gatoya, aho hari amakuru menshi atambuka mabi, aho n'ikoranabuhanga ryaje kandi rifite ingufu cyane, aho n'umwana ashaka kuba azi ibintu byinshi kuri telefone kuruta ibyo wowe wabuze. Uko azi ibintu byinshi kuri telefone bivuze ko nyine abona n'amakuru menshi kuruta ayo ubona. Ariko biteye ubwoba cyane ibintu biri kugenda bibaho. Niba wenda ubushakashatsi bugaragaza ko nka sida ari nyinshi cyane mu rubyiruko, imyaka 15 kugeza kuri 24 bari kwandura cyane, bivuze ikintu gikomeye cyane. Bivuze ko dukwiye kubaganiriza mu buryo burenze wenda uko twebwe twumva twakuze, cyangwa se n'uko umuco utubwira ndetse n'idini. Dukeneye kubabwiza ukuri, bakeneye kubona amakuru y'ukuri, kuvuga ibintu mu mazina yabyo, kugira ngo byibura tore ko twarengera ubuzima bwacu. Hari ababyeyi bumva ko wenda abana babo babaganirije ku bintu by'iyobokamana, bakaba bakoresha n'igisa n'igitugu kugira ngo abana se bayoboke inzira mwakuriyemo, cyangwa se mwebwe murimo. Niba mu idini runaka ukumva ko n'umwana wakwiriye kuba ari muri iryo dini, ukumva ko ukwiriye kumushyira mu makorari, nibyo, ariko ukirengagiza kumubwiza ukuri iby'iyi si turimo, ukirengagiza kumubwiza ukuri by'imisemburo irimo irabadevelope muri we. Ugasanga abandi bagenzi be bigana babana bagenda bamuha amakuru atandukanye. Ese mwari muzi ko mu rubyiruko mufite wa mwana wo ubona yitonze mu rugo, harimo abafite n'imico y'ubutinganyi? Hari umwana umwe yigeze kumbwira uburyo abana bigana yarebye muri telefone yabo, basanga abana b'abakobwa bajya bagira iyo mico bakanifotora, kandi mu rugo ushobora gusanga abo bana ari abarokore, ushobora gusanga mbese hari ukuntu nyine bameze neza. Biratangaje cyane. Rero ni ngombwa ko dukanguka. Uwo mwana wowe nyine ubona nyine nk'inyangamugayo, uwo mwana w'imyaka 17 n'imyaka 18 ashobora kuba azi ibintu byinshi byerekeranye n'ubusambanyi. Ushobora gusanga ameze nk'umugore w'imyaka 30, kandi wenda wowe wumvaga ari n'isugi. Rero ni ingenzi ko tuganiriza abana bacu. Babyeyi dukwiye kwegera abana bacu tukabahereza ukuri ku byerekeranye n'uyu mubiri. Niba ubona yameze amabere, niba ubona ayatangiye kujya mu mihango, n'undi mugore uri mu rugo iwawe, nubwo wenda ari umwana wawe ariko ni umugore. Kandi ikindi kintu, hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo hari ukuntu ngo abakobwa batacyubaha base. Ndetse niba umwana w'imyaka 18 19 afite umusheri, cyangwa se afite umuntu baryamana w'imyaka 50, Isaka aba afite 45, yamwubaha gute? Ariko nyine bakeneye guhabwa amakuru, kubera ko ibyo telefone bagaburira, ibyo smartphone bagaburira, ibyo internet bagaburira, ibyo abantu babana babagaburira batari mwebwe, birenze uko mwebwe mushaka kuba mubitekereza. Kandi ntekereza ko hari urukundo rukeya hagati y'ababyeyi n'abana, ku buryo usanga abana batinya ababyeyi, bikarangira nyine adashobora kumwirekurira ngo agire ibyo amubwira. None se ubayeho utapfa no kwigurira telefone y'ibihumbi 100? Umwana wawe nta n'ibihumbi 10 wamuhaye, ariko ukabona atunze telefone y'ibihumbi 120, 200. Ubu wumva iyo telefone yaravuye? Ni ibyo kwibaza. Ubu noneho haze za TikTok, hari benshi bajya kuri izo mbuga babyina bitangaje. Ikintu gikomeye cyane ababyeyi dukwiriye kwitaho. Ababyeyi mukwiye kwitaho mukegera abana banyu, kubera ko amakuru bari kubona hanze, bari kugaburirwa ibintu biteye ubwoba, ibintu by'ubutinganyi, amakuru y'ubutinganyi uko bikorwa. Bari kugaburirwa ubusambanyi buteye ubwoba, kandi umwana ari kuba yicaye iwawe mu cyumba, ngo umwana wanjye ngakunda kuba ari mu cyumba ariko arimo arareba porno zakinwe n'Abanyamerika, ariko we ngo ari mu cyumba, ngo umwana wanjye ngakunda kuryama, ngo yavana mu gitondo akagera nimugoroba aryamye. Mubyitondere. Ikindi, niba nyine sida ziri kuba nyinshi, ubunzi abana benshi bana n'ubwandu, bana na virusi itera sida, ariko ababyeyi batabizi. Kandi iyo ndwara nta handi bayikuye, bagiye gusambana bayikurayo. Ariko ntabwo yakubwira ngo ngiye mbana n'ubwandu, wowe ukaba uzi ko umwana nta kibazo, ariko byararangiye. Abakobwa benshi bakuyemo inda, ariko iwabo ntibabizi, bazi ko ari inyangamugayo, bazi ko ari abakristo. Wowe ukaba uraho ngo umwana wanjye ni isugi, ngo niki? Kubera kutamuhereza amakuru.
ahubwo ukaba uri aho ngaho ngo guhagararana n'umuhungu ni bibi, ngo ntazagire ugutereta, ngo bagutera inda. Ese ninde wababwiye ko uko umuntu ahuye n'umukobwa buri gihe amutera inda? Icyo ni kimwe mu binyoma bikomeye byabayeho. Ndagira ngo mbamenyeshe ko abo bana banyu bazi n'uburyo wenda ibyo twavuze byo kuzikuramo, bazi uburyo bazirinda. Hari ibinini bitangwa bituma umuntu adasama. Ni nacyo kibazo gikomeye cyane kiriho, kuko no gukoresha agakingirizo mu rubyiruko biri kugabanuka cyane, kuko nubwo bwirinzi wenda nubwo ku ruhande rumwe nabwo tutabushyigikira, ariko nabwo ntabwo bugikoreshwa. Urubyiruko benshi na benshi twakoresha imvugo y'iki gihe ivuga ngo bamanukiraho, ngo ntabwo gukoresha agakingirizo biryoha, ngo ntabwo barera bombo mu ishashi. Niyo myumvire urubyiruko rwinshi bafite muri iki gihe. Ubwo rero babyeyi, mumenye neza ko mukwiye kuganiriza abana banyu. Niba ayo makuru yose bayazi, bazi aho bakora ibyo binini, wowe kujya kumuganiriza nk'umuntu w'injiji gute? Ubundi iyo ugiye kuganiriza umuntu utekereza ko akurusha n'amakuru, ukwiriye kugenda wanaciye bugufi kugira ngo byibura anagufungukire. Hari igihe wowe witwa ngo uri kumugira inama, ariko arimo aranaguseka, bitewe nanone n'imyaka barimo. Ni imyaka igoye, ni imyaka ishukana, ni imyaka aba yumva akwiye gutangira kwifatira ibyemezo. Ni imyaka mutagihuza, rimwe na rimwe umubwira ibintu we akumva sibyo. Ndibuka muri icyo gihe hari igihe nabaga ndi kumwe n'umusaza, twaba turi nko kujya ahantu yasuhuza abantu. Ni umuntu ukunda gusuhuza abantu cyane, njye nkumva namubuza, umwana ariko ugenda usuhuza abantu bose ubonye. Ariko nyuma y'iyo myaka naje gusanga ko ari ikintu cy'ingenzi nanjye nkwiriye gukora. Rero mubyeyi, tinyuka uganiriza umwana wawe, ariko rimwe na rimwe unamwegere nk'umuntu ukurusha amakuru, cyane ko izi generasiyo ntoya bafite amakuru menshi. Ko baturusha ibintu by'ikoranabuhanga, niko nanone babonye amakuru menshi cyane twebwe tutatekereza ko bafite. Ibyo bintu mubyiteho, mubizirikane. Iyi si iragoye, nta muntu w'inyangamugayo uhari. N'uwo wabona nk'inyangamugayo ushobora gusanga atari we nyangamugayo. Ushobora gusanga wa mukobwa ubona muri karitsiye wambara udukabutura duto ari we nyangamugayo kuruta umukobwa wawe wambara amajipo ageze ku birenge. Ushobora gusanga wa musore wowe wenda ubona w'inzoga ari we nyangamugayo kuruta umuhungu wawe ubona ko ari nk'umurokore cyangwa se w'umukristo runaka. Kuko uwo muhungu wawe ashobora kuba nk'urumogi, wa wundi anywa inzoga ariko waba nk'urumogi. Ubwo se ninde mubi? Hari umuhungu wigeze gutanga ubuhamya mu minsi ishize ko yaririmbaga muri korali ariko anywa n'urumogi rwaramwishe. Ariko undi we niba nawe yarebye anywa inzoga, nese ubwo ari nk'urumogi n'unywa inzoga, ninde ukeneye ubutabazi bwihuse? Dukanguke. Uko ibintu bimeze, uko tubibona ntabwo ariko bimeze. Babyeyi, dukanguke. Isi yarahindutse. Iyi ntabwo ari isi yo mu 2000, ntabwo ari isi yo muri 1990. Ni isi yamaze guhindura isura, ni isi mbi, aho n'abanyamerika bo bafite ibibazo. Ababyeyi bazima barimo baribaza, ese abana bacu tuzabasha gute kubatunga uko bameze? Niba isi igeze aho umuntu wavutse ari umuhungu atishimira gukomeza kuba umuhungu akajya kwigira umukobwa, aribyo byitwa transgender, bizagenda bite? Ni ikintu gikomeye cyane. Hari abana benshi bashukwa, babaye abatinganyi ari abasore. Ubwo iyo atashye iwanyu ubona ameze neza, mwumva abayobozi bakomeye, ukumva ni umugabo ufite umuryango ariko afite iyo mico y'ubutinganyi. Mukanguke. Kurema imico ni ikintu kivuna, guhindura imyumvire ni ikintu kirenze, kitaba icy'umunsi umwe, ni ikintu n'urugendo. Rero nyine nujya kuganiriza umwana wawe, bifatira igihe. Ufite umwana ukiri mutoya, umutoza imico myiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo toza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza akirimo. Ariko kuyimutoza ntabwo ari ukumubeshya, ntabwo ari uguca ibintu hejuru, ahubwo ni ukwicara hasi ku karago ukamwigisha. Kandi niba nawe wenda kera uzi ko wari ufite nk'imico y'uburaya, tekereza ko n'umwana wawe mu maraso ye bishobora kuba birimo. Niba birimo rero, ukwiye kumenya uko umuganiriza. Uri umugore, uri umumama mukuru, wenda wigeze kubyarira iwanyu. Niba warabyariye iwanyu, wenda uko icyo gihe wari uriyizi, ibyo bintu umenye ko harimo ibyo wahayeho umwana wawe. Ibyo rero wahaye umwana wawe, menya n'uburyo ujya kumuganiriza, kuko ntabwo nyine ashobora kuba adafite n'imbaraga zo kwirinda. Rero ni ngombwa nyine ko dukanguke, dufate imyanzuro mizima. Mwakoze kubana natwe, mukoreshe iyi video muyisangize n'abandi, kandi mukomeze kubana natwe muri video zose tuba twaragiye dushyiraho. Murabizi dushyiraho video zerekeranye n'uburyo umuntu yakwirinda mu mirire, tubasobanurira byinshi bitandukanye mu bigendanye n'imirire, mu kwirinda mu by'imirire, kandi nanone tugenda tugaruka
ku nyigisho zishobora gufasha umuryango mugari w'abantu, yaba mu by'ubuzima, yaba mu by'imibanire, ndetse turaza no kujya dutangira kubabwira uburyo dushobora kwiteza imbere. Ni byinshi cyane, byinshi cyane, ariko byose nyine bigamije gutuma umuryango mugari muri rusange, umuryango wawe ubaho neza. Murakoze.